Uwiteka Imana niwe ugira icyo akora akakirema nyuma akagikomeza. Amina. Turashimira Imana ko icyo yakoze ikakirema mu buzima bwa Pastor Esther uyu munsi yanagikomeje kigasohora mu kakibona. Tukaba tukibona n'amaso yanyu. Amina. Mu by'ukuri nk'uko bivuze Pastor Esther usibye no kuba ari colleague ni sister. Amen. N'abandi murababona Imana ni dushoboza ariko twahisemo kuba sisters kuko duhuje kwizera, duhuje umuhamagaro, duhuje n'ubuzima bwo gusangira, kwiga, dushaka Yes, ashimwe cyane inshuti zacu, inshuti za MPUMURIZA GB Ministries. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, tubanga amahoro y'Imana yacu utanga abe kuri mwe aho muherereye hirya no hino mu kudukurikira. Uyu munsi rero twagira ubuntu, turanezerewe cyane mu mitima yacu nubwo mutubona twicaye turi babiri, ariko hirya no hino abantu baranezerewe cyane kubw'igikorwa Imana yaduhaye uyu munsi wa none bw'umushumba Pastor Esther. Mu kanya muraza kumubona, ariko imitima yacu iguwe neza, turanezerewe. Rero twaje mu kanya ngo tubagaragariza amarangamutima yacu n'impamvu turi hano. Rero turi kumwe n'inshuti yacu n'umukozi w'Imana, agiye kubibwira hanyuma dukomeze tuganire. Nikaze umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Nitwa Ngarambe Vincent, abandi muvugabutumwa itorero rya Christian Life Church, itorero rikorera Kimironko, ariko Kimironko ni nkaho ariyo Mother Church cyangwa headquarters za ministry yacu, ariko tukagira amatorero atandukanye mu gihugu. Yego. Akaba ariho rero nkorera umurimo w'Imana. Nkaba ku buryo bw'umwihariko Pastor Esther dukorana umurimo w'Imana nyine muri iryo torero. Ikindi jewe kinihariyemo nuko urwo rugendo yagize rwo kwiga twarugendanye, kuko twizeye icyitwa postgraduate diploma in theology and leadership muri Africa College of Theology, izwi nka ACT. Africa College of Theology. Yego, muri make nibyo. Yego. Abadukurikira mwabyumvise ko Vincent ni umukozi w'Imana agenanye na Esther igihe kinini cyane, amufiteho byinshi nubwo tudafite umwanya kuba yatubwira ubuhamya bwose, ariko urumva ko yaje no kwifatanya nawe kugira ngo anezerwe, yishimire intambwe Pastor Esther yateye. Se Pastor umukozi w'Imana Vincent avuze ngo mwariganye kuri ACT kugeza n'ubu muracyari kumwe mukorana umurimo w'Imana mu itorero ryanyu. Ese uri wowe urabyumva uti uyu munsi wa Esther niki, mbese naye amarangamutima kwa niki watugaragariza kumva ko wishimye kuza gufatanya nawe nubwo ari umushumba wawe, ariko tubwira wowe urabyumva uti? Iyo umuntu uje mu kwizihiza icyo yagezeho, mu by'ukuri by'amarangamutima afite cyane, turashima Imana. Amen. N'ubusanzwe ni umushumba, ariko iyo umuntu ahisemo akavuga ati ngiye gukora urugendo rungana n'umwaka wose, n'umwaka niga, nuko aba yifuza ko hari ikintu yageraho. Icyo rero muri ririya shuri ni ikintu gikomeye kuko wiga teology, ariko nyuma sina teology yonyine, kuko bavuga ko ari theology and leadership. Hari teology aravuga ngo teology ni iki. Turi mu ishuri bigeze kutubaza ngo teology ni iki, kavuga ngo ni ukwiga kumenya Imana. Umwe mu barimu aratubwira ati Imana ntabwo bayiga. Narimo mbasobanura ku kijyanye na teology. Teology n'ubwo bavuga ngo ni ukwiga ngo kwiga Imana, ntabwo umuntu yiga Imana, ahubwo ni uburyo bwo gufasha umuntu kugira ngo amenye icyo Imana imuhishuriye. Bana tubaza ati se umuntu yamenya bingana iki, Imana yimenya bingana iki? Umuntu Imana yimenya bijyanye n'uko imwihishuriye. Niyo nzira rero bagufasha yo kugira ngo ugire ubwo bumenyi bwo kumenya guhishurirwa Imana, icyo Imana iguhishuriye kimenye. Ariko ikindi kintu gikomeye kirimo nuko hiyongeraho na leadership. Leadership bivuze ko ari kumenya kuyobora. Iyo rero uri umupasiteri mu by'ukuri uba uyoboye,
nk'uko umuntu ayobora ibindi bigo hari ubumenyi umuntu akenera bw'imiyoborere. Kuri jye rero kuba uyu munsi duteraniye hano mu rugo rwe dufite ibirori bingana gutya, hari abapasiteri bagenzi be, hari abandi bakozi b'Imana mu nzego zitandukanye, jye numva ari milestone, ni intambwe ikomeye Imana ibitugejejeho, tugomba kwifatanya nawe tugashimana ko iyo ntambwe tuyiteye. Kandi ikindi tukaba tuzi ko hari umusaruro bigiye gutanga mu itorero. Habayeho igihe cy'abantu bashobora kuyobora nabo ubwabo batarize, ariko ntekereza yuko hageze yuko buri muntu wese kuri aya mahirwe dufite mu gihugu cyacu, umuntu wese yabyaza umusaruro ayo mahirwe. Ushoboye kwiga akiga uburyo ki uwo murimo w'Imana dukora, yanawutunganya. Abantu ni abanyamwuka, abantu ibyo bakora barabizi, ariko ni no kubaha n'igihe tugezemo yuko ayo mahirwe duhawe nayo twayakoresha neza. Ubwanjye rero ndanezerewe cyane, sibye kuba twaragendanye urwo rugendo, ariko nzi ko hari n'akamaro bigiye kumara mu murimo w'Imana muri rusange. Murakoze cyane mukozi w'Imana neza kubw'ayo magambo mutubwiye. Ndizera abadukurikiye yuko bari busobanukirwe neza impamvu turi hano. Hanyuma se ni iki wenda wabwira abandi bashumba cyangwa se uwakiriye kamvuge ngo umuntu wese wamenye Kristo nk'umucunguzi, ndibaza ko wese akwiriye guca muri iri shuri? Ese ni iki wamubwira nk'umuntu wakoze Africa College of Theology? Nibyo, ntabwo navuga ko si ryo shuri rihari ryonyine, ni menshi. Hari amashuri menshi, hari agiye ahura n'ibibazo byo kuba atarabona ibyangombwa byo kugira ngo abe yanakora Garaduation nk'uko, ariko hari amashuri nzi abirimo arimo abikora. Ku bwanjye ibyo nizemo ari naryo umushumba Pastor Esther yizemo, ari rya Africa College of Theology. Nandi icyo twasaba abandi bantu b'abakozi b'Imana, ntabwo kwiga teoloji ari ubuyobe. Ntabwo ari ubuyobe, ntabwo bikubuza kuba umunyamwuka. Ntabwo bikubuza kuba umunyamwuka. Yewe ubaye umunyamwuka wize ukongeraho ubumenyi byaba ari byiza cyane. Nibyo byiza ahubwo. Kuri jye rero nashishikariza n'abandi, hari amahirwe hari menshi. Ayo mashuri hari uburyo bagiye babyoroshya, ubu hari nagiye amasantere agiye afite amasantere agenda basanga aho bari, abantu bagerageze babikore. Biri muri requirements mu byo leta isaba muri iki gihe, ariko niyo bitaba icyo leta isaba, twe babinyuzemo turabizi uburyo bifite akamaro. Hari byinshi usobanukirwa, umenya byinshi utaruzi, ibyo waruzi ubishyira muri context, ukamenya uburyo ubivugamo. Kenshi usanga Bibiliya bitewe n'igihe yandikiwe, aho yandikiwe, abantu benshi babigiraho urujijo, ariko ugomba kugira ku rwego rw'aho bishyira muri context ndetse y'igihugu cyawe. Ibyo rero ni ibintu umuntu adapfa kumenya atanyuze muri iryo shuri. Kuri jye rero numva nashishikariza n'abandi kubikora. Ntibitwara igihe kinini, biterwa n'ibyo ushaka uko bingana, ariko nibura umuntu agira iby'ibanze. Jye rero niyo nama natanga, nicyo nashishikariza abandi bakozi b'Imana dufatanyije gukora umurimo w'Imana. Imana iguhe cyane mukozi w'Imana kubw'ayo magambo mutubwiye. Yesu ashimwe cyane. Nanone Yesu ashimwe Pastor. Amen. Turacyakomeje rero mu munezero twababwiye waduhurije muri uru rugo rwa Pastor Esther. Ibirori uyu munsi tugiye kwishimana nawe, ariko turi kumwe n'umubyeyi Pastor Faib. Tuguhaye ikaze. Yesu aguha umugisha cyane. Ndabona wabukereye, wabyambariye, urabinezerewe. Ndabizi ko hari icyo Pastor Esther yagukoze ku mutima. Bagira ngo tubwire amarangamutima yawe. Ese uyu munsi wa Pastor Esther biti wabifashe ute, urabyumva ute? Yesu abaha umugisha. Amen. Murakoze cyane. Amen. Banyita Mukabasinga Foibe. Yego. Nkorera muri ubu buyobozi. Yego. Pastor Esther ayoboye. Yego. Life Ministry. Yego. Meze neza, ndanezerewe umutima wanjye. Amen. Ko Imana itugereje kuri uyu munsi. Haleluya. Bivuga ngo wari utegereje cyane. Nari mutegereje. Narabisengeye. Amen. Kuko ubusanzwe ngewe ndi umusenzi muri ubu buyobozi. Yego. Akenshi mba ndi ku gicaniro. Amen. Uri umwinginzi. Ndi umwinginzi. Yego. Ndi umuvugabutumwa ariko ndi umwinginzi. Amen.
rero Pastor Esther atangira urugendo rwo kwiga, nafashe iya mbere kumusengera no kubishaka cyane, bimbera umutwaro. Ndashimira Imana rero kwitugereje kuri uyu munsi. Haleluya, haleluya. W'ikirori cyo kwizihiza gusoza kwiga kwe. Amen. Ni umunezero uri muri jye, ni ibyishimo biri muri jye. Igituma cyane cyane ari ibyishimo ni twakoze umurimo w'Imana cyane guhera muri Uganda na Esther na njyewe n'abandi tutize nta mashuri, nasanzwe ari make, noneho n'aya ya Bibiliya ntayo tureba, tutanazi ko binariho, tutazi ko binariho. Imana iraduhamagara itugirira icyizere yo kabyara, ititaye kuri aya mashuri tutari dufite abantu basanzwe biga n'aya mateoloje n'iki, itabyitayeho ibona ko tuzabigeraho, itugirira icyizere iraduhamagara. Ibyo uyu munsi bituma nkunda Imana cyane, bituma Imana inejeje. Iyo ndeba ari ngombwa kwiga teoloje, ari ngombwa kwiga ishuri rya Bibiliya iryo ari ryo ryose, ari ngombwa kuri iki gihe, noneho bikeneye n'aya mashuri asanzwe, ngaruka inyuma nkashima Imana cyane. Ntabwo ariko iyi Imana ifite urukundo rwinshi cyane. Haleluya. Imana yatugiriye icyizere iyo twari turi mu masantrumenti, iyo twari turi mu ntara mu buhunzi, ikaduhamagara turi abantu baciriritse, ikatugirira icyizere, ikaduha umwuka wayo, ikaduha muze mu nkorere, tugatangira umurimo, tugatangira ivugabutumwa, tukayikorera, tukabana nayo, tugatangira amatorero, kugeza hano dutashye mu gihugu cy'u Rwanda, tugatangira amatorero mu ntara, umwuka w'Imana ari kumwe natwe, amavuta tuyafite. Icyanyereka ko amavuta tuyafite n'umwuka w'Imana uri kuri twe, nuko itorero waritangiraga rigakomera kandi ayo mashuri adahari, hakaza abantu bakitabira urubyiruko, abasaza, abakecuru bakihana, bakarira, bakuzura umwuka wera. Ariko mudafite ayo mashuri, nta mashuri, aho rero bituma nkunda Imana cyane, bikangarura muri iki cyanditswe cya Petero na Yohana. Rero maze kubona ko ubwo nari ntangiye mvuga ngo byaranejeje cyane, mbonye ko igihe njye naranabisabye Imana, ndavuga Imana biragaragara ko igihe kiri imbere kizaba gikeneye amashuri, bizaba bitoroshye gukora umurimo w'Imana udafite ubumenyi. Ubu rero njyewe nabisabye Imana, narabisengeye, nabwiye Imana ngo ndagusaba ngo uduhe abantu bize. Haleluya. Bafite aya masuri, none Esther arasutse, uduhe abize, abaziga amateoloji. Imana rero impuza na Esther cyane cyane umutwari we, ari we representa wacu, umudamu we Esther. Noneho akarusho, Esther aza afite imbaraga, inyota, yiga aya mashuri asanzwe, afite bachelor degree. Icyo nkishimira Imana yo mu ijuru. Ejo bundi yongeraho teoloji. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo rero binezeza umutima wanjye cyane, ndamusengera ndavuga ngo Mana, iyi teoloji agiye kwiga, iri shuri agiye kwiga, umuha imbaraga, abone minerivare, umuha ubwenge, atsinde ibizamini birimo, mugira kwivi. Turasenga kuko n'umushumba wanjye nkunda, unezeza umutima wanjye, ugira ishyaka ry'umurimo. Ndamusengera ngiye kumva nimbarambiye umunsi umwe ati turashoje. Haleluya. Haleluya. Turashoje pastor. Turashoje. Haleluya. Ubu ndimo kwandika igitabo. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
haleluya. Reka nkomere Imana mu mashyi kuko Imana itegeye nagize ibyishimo bikomeye. Yego. Ubu turimo kwandika igitabo. Yego. Ndanamubaza. Urumva ko ari kugise? Nari kugise n'amadese nabyo harya bikenera igitabo nka cya kindi cya kaminuza isanzwe. Arambwira ati pastor nabyo nsengera iki gitabo nyandike gitanga kimeze neza. Amen. Turasenga igitabo aragisoza arambwira ati nagitanze kandi bacyakiriye neza. Haleluya. Binezeza umutima wanjye. Murakoze cyane mushumba, Imana iguha umugisha. Warakoze kugira uwo mutwaro, warakoze gusengera umukozi w'Imana. Ndabyumva ufite umunezero uruta n'uw'abandi kuko ryari ibanga wari ufite muri wowe. Warapfukamye uramusengera, niwe kwa kundi umubyeyi abatwite ukagendana uwo mwana, nta wundi muntu uzi ibanga ufite. Uko waraye nta muntu ubizi, ariko ageze umunsi wo kubyara ugira umunezero kuruta abandi bantu bose. Rero ndahamya ko n'uyu munsi wenda umugabo we arakurusha, ariko wowe uyu munsi ufite umunezero mwinshi cyane. Imana iguha umugisha cyane rero kubw'uwo murimo w'Imana wakoze kuva kera kugeza n'uyu munota. Komeza ushyigikire n'abandi kandi Imana izaguhera umugisha. Murakoze cyane. None turi kumwe n'umukozi w'Imana James, turakwiyegereje cyane. Yesu aguha umugisha James. Murakoze. Amen. Rero James duhuriye none muri iki gikorwa cya Pastor Esther, nk'uko nyine mwakomeje kubibona benshi bagenda batubwira ukuntu bumva banezerewe kuri uyu munsi. So na James rero turamwegereye ngo atubwire ibyishimo byafite kuri uyu munsi wa Pastor Esther. Ese James wowe ibi byishimo urumva urabyumva ute wowe? Waje hano ndabizi uje gushyigikira cyangwa uje kumva wumve ukuntu Pastor Esther bya yabiciyemo n'ukuntu yagenze urugendo, ariko wowe urabyumva ute? Tubwire amarangamutima yawe. Murakoze cyane. Kuri giye kumva ko Esther yabageze kuri uru rwego. Yego. Nishimwe rikomeye mu mutima wanjye. Amen. Esther twabanye ari umwana muto. Nukuri. Yari umwana w'umukobwa, yari muto. Yego. Icyo gihe umurimo yakoraga ni ukuririmba, ariko mu by'ukuri nta bindi birenze. Yego. Uyu munsi rero kuba duhuriye hano, duhuriye mu birori bya Esther ageze ku rwego nk'uru ni ibintu byiza cyane. Biratangaje. Hari benshi b'urungano rwe badafite kubiha umwanya. Yego. Atari uko wenda badakishijwe, ariko akumva adakwiye kubiha umwanya. Kuba yakwiyegurira Imana bugeze muri ubwo buryo. Uyu munsi yagize amahirwe yo kwiga nk'uko abandi biga, abona bachelor degrees. Uyu munsi wenda yagombaga gutekereza akavuga ati reka njye kuri doctora, nshake n'akazi nunga umuryango wanjye, mbona ubundi bumenyi. Ariko uyu munsi nkatwe twabanye nawe tumuyobora muri korali, tumuyobora mu rubyiruko, yatubona yifuza kwiga ubumenyi bwose n'iby'Imana akabiha umwanya. Turabishimira Imana cyane. Turabishimira Imana cyane. Ubusanzwe yari umuyobozi dukoreramo. Yego. Ariko uyu munsi kumva ko hari ubundi bumenyi agenda hari urundi rwego agezeho, agenda azamuka. Ni ukuvuga ngo uko azamuka mu rwego, yego, ni nako arushaho kutuyobora neza. Haleluya. Yego. Cyane ko buriya kuyobora ni ikindi kintu. Yego. Turakizwa mu by'ukuri, abantu bakiga bakuzura umwuka wera. Ariko kuyobora abantu no kuzura umwuka wera biratandukanye. Ni ibintu bitandukanye. Umuntu ashobora kuzura umwuka wera, ariko mu kandi kanya yahura n'inzitizi mu murimo. Yego. Bikamukura mu mwuka. Yego, ntashobore kwihangana. Namenye uko abyitwaramo. Yego. Noneho rero iyo yiza amenya ko nubwo muri mu mwuka ariko ibibazo bidashobora kubura muri sosiyete. Ibyo bintu rero iyo abizi akamenya uko agomba kumaneginga ibyo bintu bwabyo, abayobora ntibapfa nawe ubwe ntapfa. Haleluya. Uyu munsi rero kuba duhuriye hano, ubwo bumenyi bufite bya bindi yaduhaga noneho bigiye kurushaho. Haleluya. Mpamya ko amata y'umwuka tugiye kurushaho. Haleluya. Ubu tugiye kubyibuha cyane.
kandi nawe akabyibuha yego. Yesu aguha umugisha cyane mukozi w'Imana James ati tugiye kurya noneho tubyibuhe. Bivuga ko Pastor Esther rero aje noneho yuzuye, afite package itoroshye, so birasaba yuko inama zikanguka. Ahubwo se Pastor mukozi w'Imana James, ndatekereza yuko niba umushumba aje yuzuye, noneho se abagiye kuyobora ko batuzuye, cyangwa baba bakeneye nabizo nyigisho kuzijyamo, cyangwa barakomeza barya ibyo umushumba bahaye bisinzirira. Urabyumva ute wowe? Ahubwo harageze ko n'abandi bahaguruka. Uko ubundi aho ureba nuko hari icyo ubuhareba. Yego. Ubu rero harageze ko na za ntama ziharanira kugeraho. Yego. Kandi noneho n'uwari ubayoboye nuko hari aho aharanira kubageza, kuko hari aho ageze. Ndumva rero ni igisubizo, kandi harageze ko natwe noneho twaharanira kugeraho. Yego. Warutubwiye yuko hageze ko aba noneho inama cyangwa se abakristu abo Pastor Esther ayoboye, ngo harageze yuko nabo bahaguruka. Mu by'ukuri ni igihe koko y'umushumba yize, biba bisaba ko akangurira n'abayobora kugira ngo nabo bagire bajye kwiga. Noneho uyobora abantu nabo bafite ubumenyi, nanasoma Bibiliya amenye ngo arimo gusoma iki, amenye ngo arimo kwiga iki, nabo kuko burya mushumba ntabwo yayobora wenyine. Nzi ko mu matorero tugira ama department atandukanye. Hari umuntu ushinzwe urubyiruko, hari ushinzwe abapapa n'abamama, hari ushinzwe abana. Abo bose bagomba kuba nabo baraciye muri iriya shuri. Ubwo rero tubwiye ko hageze, reka twizere yuko abashumba bacu bazagenda badukangurira yuko natwe tuyajyamo. Abari hasi yabo bagende bajya muri ayo mashuri kugira ngo twese dukore umurimo w'Imana dufite ubumenyi. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha cyane. Hari akantu wavuze numva uranangaje. Pastor Esther muzi akiri umwana, siko bimeze, ariko nawe nakubona nkabona ntabwo ushaje, ndabona ukiri muto ahubwo nawe. Nkavuga ariko se kumuza akiri umwana none nawe akaba akuze, bivuga ngo ufite inararibonye, buriya hari icyo yakwigiyeho. Yesu ashimwe cyane. Ubwo hari icyo yakwigiyeho rero ugiye noneho kumufasha cyane, ntabwo uri umurekure uvuge ngo buriya nawe yamaze kwiga reka murekure yirwarizo ya, ahubwo ndatekereza yuko ugiye kumufata cyane kugira ngo akomeze azamuke. Ese n'iki wabwira n'abandi bashumba baba bafite nk'abantu barangije ayo mashuri, hanyuma babona barayababatera, uriya nawe amaze kuba umuntu ukomeye, amaze kumenya Bibiliya no kundusha agatereriye, ariko urumva hari ikintu wabwira abashumba baba bafite bene abo bantu barangije amashuri imbere yabo, wenda bana baruta bukuru bora abana kuri bo, ariko se gira icyo ubwira abana bashumba? Icyo nabwira abakozi b'Imana bagenzi banjye, aya ni amahirwe. Ubundi kenshi twebwe dutangira kwiga, cyane abatwigishaga bavaga hanze y'igihugu. Yego. Noneho ugasanga ubwabyo birahenze. Yego. Ikindi hari n'icyo byasabaga cyinshi. Yego. Rimwe na rimwe byadusabaga kwitanga, gushaka abo bantu, amashuri yari make. Uyu munsi rero kubona ko twaba tubonye umwarimu, kamwita umwarimu kuko arize, kandi yize kugira ngo yigishe, yego, ni amahirwe mu nzu iwacu. Icyo nashishikariza bagenzi banjye rero, icya mbere ni uguha agaciro iyi mpano Imana iduhaye. Kuba uyu munsi tumufite byo ubwabyo si ukumureba nk'uje nk'igitangaza, nk'uje kuturusha, nk'aho ari amarushanwa. Yego, ahubwo n'ubumenyi tugiye kungukira kuri we. Uyu munsi rero ni uko twamushyigikira kuri ubwo bumenyi afite. Yego. Kumushyigikira ntabwo ari fizi bidusaba. Yego. Ahubwo ni ukumuha umwanya ibyo afite akabishyira mu bikorwa, kandi kubishyira mu bikorwa ni ukubishyira muri twe. Yego. Kugira ngo natwe turebe wa mwanya yatanze, yawutangaga kugira ngo cya gihe cyose twamubuze igihe kirageze rero kugira ngo ibyo ngibyo aze noneho abiduhe. Amen. Uyu munsi rero icyo nasaba bagenzi banjye dufatanyije muri ubu buyobozi ndetse n'abandi,
nuko twamuha umwanya kugira ngo ibyo ngibyo afite abitugezeho kandi natwe tugaharanira kwiga ko kwiga ubwabyo ni ingenzi na cyane ko uyu murimo uyu munsi aho tugeze umuvandimwe umwe yakubwiye ko uyu murimo wabayeho abantu batize kandi ntibyakoragaho ko abantu buzura umwuka wera ariko uyu munsi aho isi igeze abantu icyo gihe abantu bakizwaga bakuzwa umwuka no mu buzima busanzwe nta byari bibagoye ariko uyu munsi naho isi igeze ubwayo irasaba ko abantu bose baba bize kandi basobanutse uyu munsi rero no kwigisha iby'umwuka bijyanye n'uko umuntu yaba yize akamenya abayobora ko bize umuntu bamwigishaga kujya mu ijoro akumva birahagije ariko uyu munsi umuntu akeneye kumenya ngo ese uzajya mu ijoro azagenda ati hariho kuba hari gucukumbura ntabwo byoroshye umuntu iyo bamwigishaga ngo umuntu yuzuraga umwuka wera kumva yuzuye umwuka byabaga bihagije cyabaga gisigaye no kujya mu ijoro kandi ubu birakomeye habaho za deliverance hakabaho ni ibintu byinshi cyane bisigaye nigeze igihe kimwe ndi ku mubatizo kuzura umwuka byarangoye ariko igihe kimwe mvuye mu mazi nibwo nuzuye umwuka haleluya numva abantu bose ndabakunze numva ndakijijwe ntarawuzura byarangoye numvaga ntarakizwa wenda hari ikibura ariko uyu munsi ntabwo kuzura umwuka umuntu ntabwo wamubwira ngo aruzura umwuka by'ubwabyo ko avuye mu mazi cyangwa se yakijijwe gusa biranagoye kubimusobanurira ni inzira ndende rero bijyanye n'ubumenyi abantu uyu munsi bafite ndadusaba rero kuba twize nkumva rero nk'uko wari ubajije uti abandi nabashishikariza iki nabashishikariza guha umwanya kwiga kandi utarawubona aho yashyigikira n'undi ufite uwo mwanya wo kwiga kugira ngo tubashe kuyobora abantu b'Imana neza mu buryo dusobanukiwe n'ibyo tuyobora kandi natwe biturinde kuvunika kubera ubumenyi buke. Amen. Imana y'amahoro iguha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Umukozi w'Imana twishimiye kubana namwe uyu munsi wa none ku kirori cya Pastor Esther. Nsanze wicaye usa nkaho hari ikintu utegereje, ufite amatsiko menshi, hari ikintu wumva wavuga, hari ikintu wumva wakora, hari ikintu ndumva hari ibintu biri mu mutima wawe. Ese ni ibiki biri mu mutima wawe? Niba hari icyo watubwiraho basi gakeya, hatubwira iti cyazanye hano ni iki, kuko ndabona hari ibintu birimo bidudubiza muri wowe. Ese uyu munsi wa Pastor Esther wowe wakubwiye iki? Urumva wishimiyemo gute? Urumva urimo kubitekerezaho iki? Murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Rangaranadi, turutse mu Mutara. Yego, uvuye mu Mutara. Uvuye na kuri Karangazi. Yesu ashimye cyane. Murumva yuko abantu bagiye baturuka imihanda yose hirya no hino na Karangazi bavuyeyo. Nikazi. Maze kubona ubutumire bwa Esther atubwira ko ashoje kwiga. Yego. Binezeza umutima wanjye. Amen. Binezeza umutima wanjye, ndabyishimira cyane. Ndavuga ngo uko bizaza bisa kose nzaba muri iki kirori. Yego. Nzakibonekamo nanjye nishimane nawe. Amen. Kuko adukora ibintu byiza cyane. Yego. Nuko batangiye bivuga ni nkaho yenda niwo muntu tubonye wa mbere bahirimba n'ibintu. W'umudamu cyangwa n'abagabo muri rusange n'abagabo? W'umudamu. Haleluya. Niwe mbonye dutumira. Niwe mfura mbese. Niwe mfura. Amina. Mu buyobozi bwacu bwa Life Church. Amen. Mu buryo bw'imiyoborere myiza, mu buryo agiye gukora, twese turi abayobozi ariko niwe buriza. Yego. Niwe buriza. Imana ihabwe icyubahiro. Ni ishema rikomeye rero mu buyobozi bwacu. Nukuri. Ni ishema rikomeye kandi twishimiye cyane tukimara kubyumva. Turanezerwa cyane. Esther twarabanye. Yego. Twarabanye aririmba muri Sunday School. Aririmba muri Sunday School. Arakana mu bwana buto cyane. Turi ahantu mu Mutara. Yego. Aho muri Kabarore. Yego. Turashima Imana. Amen. Turashima Imana ni ukuri ushingiye kavukire gakondo y'umuntu kubona umuntu bageze muri uru rwego ni ubuntu bw'Imana. Ni ubuntu bw'Imana. Ni ubuntu bw'Imana ibarashyigikiye umuntu
hari benshi mu gihe cye, hari benshi bakoranye nawe, biganye nawe, bakoranye utuntu twinshi nawe, ariko uyu munsi Imana imucomoramo, imuzamuramo, imugira uwo ari we uyu munsi. Haleluya. Nishimire tugomba gushimira Imana cy'Imana ikoze. Imana ikoze ibintu byiza cyane, twanezerewe cyane. Imitima yacu uharebye ni ibyishimo gusa. Mu kanya baradushyiraho indirimbo tubundi tubyine. Ni ibyishimo gusa pe. Ni ibyishimo gusa. Mu gihe tugezemo arimo aragendana n'igihe neza. Hari abasigara ukumva amahirwe barayatakobye, ariko arimo neza. Arimo neza. Arimo neza pe. Ari mu gihe neza, arimo arakora neza. Tumeze neza muri iki gihe, turishimye cyane kubona umuyobozi wacu ageze kuri uru rwego. Bigaragara ngo natwe ubwacu twifitiye icyizere yuko azadusogongeza aho amaze kugera. N'abana bacu barimo basoza kwiga, azabafata ku kuboko abereke umuyoboro mwiza w'iyobokamana, kurera Imana mu buryo bwagutse, kwaguka mu bitekerezo, kwaguka mu myumvire. Nk'uko batangiye bakubwira, kera twarasengaga kuzura umwuka wera. Hari indirimbo wajyaga nta n'amashuri yarahari icyo gihe. Twajyaga turirimba mu ndirimbo ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke. Tube twagezeyo. Kwambwa n'indirimbo numva nagiye yarigiye kuza. Tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato. Tuguruke mu kanya gato. Tube twarigezemo ijuru ryahumuye we. Rigahumura muri ubwo buryo, tukarijyamo muri ubwo buryo. Nta kindi wambaza, nta kintu abantu bagatahana umunezero. Tugatahana umunezero. Ariko uyu munsi twamaze kumenya ko hari imiyoborere, hari imyumvire. N'uwakubaza aryamye, n'uwakubaza ubyutse, n'uwakubaza asangahe, wamusobanurira impamvu ni iyihe, ukijijwe gute, ugamije iki, urava he, urajya he. Ubusobanuro ukabyumva neza, ukaba ufite ubusobanuro, ukagira ubumenyi busesuye bwumvikana neza. Urumva neza. Bure turabishimira Imana cyane. Imana yatwaguriye imbago, Imana yamira dutazura, turimo turahishurira kumenya neza cyane. Amen. Bikomeye cyane, byiza cyane rero. Bahoze batwigisha batubwira ngo umuyobozi iyo ahagaze ubayobora abayicaye. Iyo yicaye, iyo ahagaze abayobora ababicaye. Iyo bahagaze nabo bajya bahagarara, bo bahora bicaye. Iyo ahagaze baricara, aho iyo yicaye bararyama. Uyu munsi rero umuyobozi wacu ntabwo yicaye, nta nubwo ahagaze, ahubwo aragenda. Haleluya. Tugomba kumukurikira rero. Ntabwo adindiye, ntabwo atuzindaje, ntabwo dusize ahantu, ahubwo turimo turiga, turakurikira, turamo gisata muri. Bivuga ngo twese nta kwicana no kuryama guhari. Ubu ngubu iyi ni ifoto nziza, ni igishushanyo twese tureberamo. Wakwifuza uko bisa kose ukagiharanira. Ukumva nawe uti koko uzi kubwira umuntu tuzajya mu mwuka rimwe gusa, nta bundi busobanuro bwagutse. Ariko Mana yanjye, ariko Imana akora sibyo banga Imana ikura, bose kura ku cyavu. Imana ikura kuri. Imana ikura kuri. Ikura kuri. Imana ikura kuri kuko kandi ni Imana. Ni Imana. Haleluya. Imana yaturinde muri bura buzima. Igihe tatambutse. Wa mwuka tukawujyamo, tukagubwa neza, tugataha turirimba haleluya. Utabaza umuntu ngo cagaruka aha, akakubwira gusa ngo ngiye mu mwuka. Ariko uyu munsi ijuru yarigezemo byarangiye. Ariko turashima Imana, dushima igihugu cyacu. Kidufitiye iyerekwa ryiza, kiradutekerereza neza, kiraturebera neza, tukamenya neza, tugasobanukirwa. Ubu ngubu ntawe wagushuka, nta n'uwakujijisha. Wamaze kwiga nk'uko umuvane wamaze kwiga, amaze kugubwa neza, arumva cyane, arabibona cyane. Nijoro yanagusobanurira, ukabyumva cyane, ugakora icyo uzi kandi usobanukiwe. Turabishima Imana rero, niyo mpamvu natwe unaturutse muri Karangazi. Ariko navuze ngo uko bisa kose ibirori ndabijyamo. Imana iguha umugisha cyane. Karangazi nzi ko ari kuri. Ni ubuhamya bukomeye, ni ishema rikomeye. Atubera icyitegererezo cyiza. Atubera icyitegererezo cyiza. Bibaye byiza twese ni ukugera ikirenge mu cye. Hanyuma izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Haleluya. Imana iguha umugisha cyane. Yego, abakarangazi n'abari hirya no hino, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Mukomeze mukurikire, mukanya turabashyiriraho
ikoranabuhanga uburyo n'abatashoboye kuza bakarangaza ubabwira uti nimujye kuri aha hantu kuri uyu murongo mukurikire Dore Esther muramo mubona gutyo nkaho bicaranye nawe. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Nanone tugeze ku mukozi w'Imana witwa Frank nikaze uyu munsi wa none. Nakoze cyane. Amen. Rero twanezerewe cyane nanone twagiye duhura n'abantu batubwira amarangamutima yabo ibyishimo byabo uyu munsi ukuntu bumva bawishimiye. Nagira ngo tubwire ese wowe Esther muziranye gute, ese wajute, ese n'iki wumva cyakunejeje kuba waretse gahunda zawe zose ukaza uyu munsi kwifatanya n'uyu muryango, ese wowe urabyumva gute? Murakoze cyane. Mbere na mbere kambibwire nitwa Ngoga Frank. Yego. And member wa Life Christian Church cyangwa se Christian Life Church. Yes. Located Kimironko. Yego. Ndishimye cyane. Ndi member waho mazemo igihe kirekire imyaka igeze nko kuri 15 cyangwa se irarenga. Yego. Umva narajoyininze umwana mu rugo wowe cyane hano. So mbere na mbere ndashimira ubuyobozi bw'itorero. Yego. Icya kabiri ndashimira umuryango wa Pastor John. Amen. N'abantu wisangamo. Yego. N'abashumba beza, n'ababyeyi, n'abavandimwe, aho mwitabaje hose aragutabara. Amen. Byaba mu byiza, byaba se aho bikomeye cyane, no mu byago naho mu by'ukuri n'abantu duhereza credit. Amen. So noneho ngarutse kuri Pastor Esther. Yego. Ni nk'amahirwe Imana ni gift Imana yahaye umuryango wabo avukamo. Amen. Iramuzamura imuhereza Pastor John. So n'amahirwe akomeye cyane. Ibaza abantu bose uvuze guhura. Ni ibintu bikomeye cyane. Hanyuma ukaza no kwitorero. Yego. Ni umuntu uba ku itorero 24 kuri 24. Pastor Esther. So wamubaza ukamubaza si ahantu bukora iki? Nkatwe turi members ba church tuba twigendeye akavuga ati twagiye ati ngiye naje kubasengera. So can imagine uwo muntu kuvuga ahoza ku mutima kandi ni umuntu udashorora. Yego. Ntabwo ashobora avuga ati ndasengera uyu nguyu cyangwa se ndasengera uyu nguyu. Ni umuntu wishikira kuri buri mbese narobanura abana mu rugo. Noneho cyane usanga yiyegereza nk'abana batoya b'abakobwa. Yego. Abadamu batoya aho church ishingiye n'abashingiwe baje muri church akabatoza. Amen. Ugasanga arabegera cyane ababwira ati muririmbire Imana, musenga Imana, mukurikira Imana. So ni umuntu rero dufite nk'amahirwe mu rusengero rwacu. So ngewe nkabijyanisha kure nkavuga ngo n'igihugu cyacu nacyo iyo cyagiraga abantu nk'abo ngabo ni ikintu gikomeye cyane. Byazajya bizamura bikazahura n'igihugu cyacu muri rusange. Hallelujah. So ndashimira Imana rero ku bwa Pastor Esther kuba yagraduatinze. Amen. Kuri post graduate diploma muri theology and leadership. Amen. So theology no kwiga ibijyanye n'Imana. Leadership, people management. Hallelujah. Umva ko ari amahirwe akomeye cyane. Urumva ko ari ibintu bibiri bifatanyije. Cyane. Amata yabyaye amavuta. Cyane. So n'amata yabyaye amavuta. Mu by'ukuri urumva rero kari ihirwe twabonye nka cyaci nk'umuryango nk'abavandimwe. Kandi ubwo rero wabishyira atrage n'igihugu kiba kigomba. Yego. Noneho wasubira kuri side ya leta y'encouraginga churches. Yego. Kugira ngo abantu atiriste babizi yenda kera nago yabaga ari ubushake bitewe na history yacu dufite. Yego. Ugasanga abantu bafite background muri education iri hasi cyane. So urumva uwo muntu ugiye kuyobora abandi bantu nafite iyo level of education iri hasi ni ibintu bimuvuna kugira ngo ajye kuyobora n'abandi bantu usanga barimo bafite degrees, masters, PhDs cyangwa na professional courses. So aje kuyobora initi. So afite uburyo agiye kuzitreatinga. Afite uburyo agiye gutreatinga nabo ngaho wenda batize bagafasha kuzamura urwego aho leta naho ushakira. Yego. So ni by'ukuri ni ugushima cyane. Nanjye ku bwanjye nuko ndi inshuti y'umuryango kandi nkaba naragize mu gisho kuza ngo njye muri iryo torero ndahakuriye. Nashatse ndi muri iryo torero. Abana bavukiye muri iryo torero. Mbese arimo abuzukuru. Urumva aho ngaho bafite abuzukuru. So I'm so proud of this church. Pastor cyane. Imana iguha umugisha cyane. Amen.
kuba warabaye umwana bakagushyingira none ugiye kugira n'abuzukuru nawe Imana yo mu ijuru iguha umugisha cyane. None se Frank, tugiye gusoza, niki wabwira abakristu bagenzi bawe? Mbese izindi nama mubanyemo imyaka myinshi, hari igihe umuntu yicara mu itorero akaryoherwa no kwicara kumva gusa yatuje afite umushumba mwiza, ibyo bikaba biramuhagije, ariko niki wabwira abandi yari korali yari mu zindi departments y'abagabo y'abagore y'urubyiruko? Niki noneho kuko ndabizi baraza kubyumva, niki wababwira kugira ngo bumve amarangamutima yawe n'icyo wifuza? So urumva rero ikintu nababwira cyane gikomeye ni ukureba intambwe umuyobozi wacu ateye yashingurikiranye natwe tugashyira mu kintu. Haleluya. So she's not taking back. Yego. Asubira inyuma yadukandagira. So arimo ateye intambwe ajya imbere. Yego. So njye nabashishikariza kugira ngo nabo bagire ayo mahirwe. Yego. Bashaka amafaranga cyangwa se na cyaki ibatera inkunga bajye kwiga muri iryo shuri rya Africa College of Theology, noneho kugira ngo barusheho kumenya ubwiza bw'Imana. Hari igihe ujya ahantu ugakurikira gusa bakavuga ngo mukunde Yesu ariko udafite capacity yo kugira ngo usome. Umuntu yatubwiye ngo kera gusa bo buzuraga umwuka wera, bakaririmba indirimbo bati tuzajya mu mwuka rimwe dusimbuke tube twarigezemo, bikaba birahagije, ariko today ntabwo ariko bimeze. So urumva nibagira ayo mahirwe kugira ngo bajye muri iryo shuri bakiga theology, the doctrine of the Bible, bakiga na people management, urumva iryo tora ko rizavuga rifite amahirwe akomeye cyane. Kararyoshye cyane. Imana ibaha umugisha cyane. Nizeye ko abadukurikira babyumvise, twese turi butangire kujya muri iryo shuri, kandi Imana izaduhana umugisha pe. Hanyuma iryo juru tuzasimbuke turigeremo neza. Yesu aguha umugisha dusobanutse. Amen. Uyu munsi rero ntabwo ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane. Umunsi wa Esther ni umunsi udasanzwe. Abantu benshi bari hano bafite amagambo yo kuvuga, gusa ikiri budufate ni umwanya, ariko twongeye kugirirwa rero ubuntu kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana mumenyereye, mujya mukurikira wenda hirya no hino, Pastor Sanyu, n'ikaze nanone kuri iki gikorwa cya Pastor Esther. Murakoze cyane. Amen. Rero Pastor Sanyu ni inshuti ya Esther, cyangwa se ari close cyane na Esther, baragendanye urugendo rutoroshye, mbese kuva atangiye kugeza uyu munsi basoza, mbese ni marene, reka mbivuge gutyo, muraza kuba mubikurikirana no mu kanya. Rero urumva ko Esther urugamba yaciyemo, uko yagendaga asitara yongera ahaguruka, umukozi w'Imana Sanyu aramubwira batumva komeza ugende uzagerayo. None uyu munsi yagezeyo. Ndagira ngo tubaze rero umushumba Sanyu, ese uyu munsi wa Esther muri izo nzira mwacanyemo urazizi, ese urabyumva ute wowe, bikunejeje gute, n'icyo watubwira kuri uyu munsi wa Pastor Esther? Urakoze cyane sister, Imana iguha umugisha. Dushimiye Imana nk'uko bivuze, ni umunezero. Munyemerere mbanze mvuge iri jambo riba muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 33:2. Ngo Uwiteka Imana niwe ugira icyo akora akakirema, hanyuma akagikomeza. Amina. Turashimira Imana ko icyo yakoze ikakirema mu buzima bwa Pastor Esther uyu munsi yanagikomeje kigasohora mukakibona, tukaba tukibona n'amaso yanyu. Amina. Mu by'ukuri nk'uko bivuze Pastor Esther, usibye no kuba ari colleague, ni sister. Amen. N'abandi murababona Imana ntidushoboza, ariko twahisemo kuba sisters kuko duhuje kwizera, duhuje umuhamagaro, duhuje n'ubuzima bwo gusangira, kwiga, dushaka kumenya neza, guhagarara mu muhamagaro Imana iduhamagaye. Amen. So uyu munsi ni umunezero kubona turi ahangaha. Hari ibintu byinshi twirengagije, ariko ntabwo twabura gucelebratinga na Pastor Esther. Ni urugendo rutari rworoshye nk'uko bivuze. Kwiga, tugira amahirwe tukiga, kandi Pastor Esther sibwo bwa mbere ashoje. Agira umuhati. Ntabwo ari ubwa mbere, ni umudamu ukunda Imana, ukunda gusenga, ukunda kwiga, kandi akabigiramo umwete. Twarabibonye. Ni urugendo twagendanye rutari rworoshye ku bantu turi ababyeyi, tukaba abashumba, tukaba abafasha b'abatware bacu. Kandi byose tugomba kubihagararamo neza, mukabinoza, dukiranuka, kandi hejuru y'ibyo dufite n'umuhamagaro.
n'umuhamagaro Imana yaduhamagaye tugomba kuhagararamo neza. So Pastor Esther yawutstandinze mu buryo budasanzwe, ku buryo yagiraga ishyaka no kwiga akabishyiraho umwete sister nk'uko mbikubwiye. Dushoje muri theology and leadership, twize bachelors, tugira amahirwe yo kwiga ibindi, bashoboye masters barayikora, ariko aya dushoje n'umwihariko. Nshimira Imana ku bwa Pastor Esther. Iyo wamaga uri umushumba, iki gihe tugezemo abantu dushumbye abantu mu gihe cy'ubumenyi bufatika, abayobozi b'uyu munsi n'abejo, dushumbye abantu bafite amakuru. Ntabwo rero yari gushobora gukora uyu murimo adafite ijambo ry'Imana mu buryo bwaryo bufatika, adafite ubumenyi kuri uru rwego agezeho ubu ngubu. So turashimira Imana kuri uru rugendo yagenze, rwatyaje umuhamagaro. Yesu nashimye. Amina. Ubumenyi muri we. So turabishimira Imana. Ntirwari rworoshye ariko rwarashobotse. Haleluya. Ngo ntibyari byoroshye, ntibyari byoroshye, ariko byari bikwiye. Haleluya. Amen. Pastor, urimo kuvuga numvise kano kantu mu mutima. Ese uri umubyeyi? Yego. Wabivuze ufite abana ukurikirana, ufite umugabo. Hari umuntu watubwiye ngo burya abagabo ni first born. So much. Ufite first born hariya, ukagira itorero, sibyo? Hanyuma ukagira extended families, bene wanyu na bene wabo n'umugabo n'inshuti, kandi abo bose baragukeneye. Ese nk'abantu bize iryo shuri rya Bibiliya, mbwira wabimanaginze gute? Ikintu gikomeye gishoboza umuntu, dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Haleluya. Ikindi cya kabiri, muri leadership, kuko twize theology and leadership. Yego. Muri leadership, iyo uri umuyobozi mwiza ni umuyobozi ubereyeho abandi. Icyo bita a servant leader. Yego. Servant leader ni umuntu uberaho guha abandi service. Mumbabare ninza kuvanga indimi. Oya ndiza sibyo gihe tugezemo se, indimu zirimo kumvikana hose maze n'abakarangazi barazumva. Mu kanya hari abo twarimo tuganira. So utozwa kuba umuyobozi uhereza cyangwa ukorera abandi. Yego. Iyo rero ufite Kristo muri wowe, ukaba waruzuye umwuka wera, iyo urimo gukorera abandi ntabwo bikuvuna. Ntabwo bikuvuna rwose. N'igihe ugezemo cyo kumva ugize intege nke, mwuka w'Imana araza akaguha imbaraga. Ikindi cyo nababwira viewers, burya imbaraga zishoboza umuntu gukora zituruka mu mutima. Imbaraga z'umutima zitandukanye n'imbaraga z'umubiri. Ikindi cya kabiri ni uko twigaga ntabwo byari ibintu byoroshye. Byari ibintu hari igihe twararaga twicaye. Abatware bacu barabizi, abo tubana mu mago. Ndahamya umushumba John abizi. Mukanya araza kubitubwira. So byagusabaga hari igihe washobora kuryama saa 8 saa 9 kuri iyi myaka ubona tuba dufite. Ariko icyo nkundira Pastor Esther, abanyeshuri twiganye, yari wa muntu utabwiriza, utibutsa. Niba mwahanye gahunda, yagombaga kuyikora. Isomo ryaba rikomeye, ryaba ryoroshye, imvura yaba irimo kugwa, agira umuhate n'umwete bituruka mu mutima. Haleluya. Ntabwo ibintu akora hari umuntu umusumye. Ntabwo ari imbaraga z'umuntu. Cyo kintu namubonyeho kandi mukundira. Ni umugore ufite determination. Nsaba n'abantu ashumbye akorana nabo basobanukirwa impano y'Imana yabahaye. Basobanukirwa umuntu bafite uwo ari we, ni umuntu ubafitiye umutima, ubakunda. Hamwe n'ibyo byose, hari igihe twigaga mu bihe bigoye, dufite ibizame, agahora ari mu masengesho, atitaye ngo biravunanye, ariko akaba arimo gusenga, asengera itorero, asengera umurimo. Hari igihe twavaga mu bizame nijoro akajya kurara ku rusengero. So basobanukirwa impano bafite. Amen. Buryo umuntu bana n'abantu kandi ufite umutima wo kubahereza cyangwa kubasavinga, iyo babisobanukiwe bakabimenya, ukora utavunika. Saba rero abantu bakorana na Mushumba Esther bashobore kumushyigikira, kuko bafite impano.
bafite impano my sister, bafite impano, bafite impano, ndavuga bafite ni gift kuri bo. That's it, nicyo navugaga nanjye, bafite gift muri bo, kuko ukurikije kuna abantu bagiye bamubwiraho, nahise numva Imana yabahaye umugisha. Ntabwo bakwiriye gushakisha imigisha yindi, nibafata uriya mugisha, ahubwo bamufata amaboko. Haleluya. Mose ngo igihe bari ku rugamba barwana n'ababisha babo, igihe bari ku rugamba barwana n'ababisha babo, nihuta njya gusoza, igihe cyarageze arananirwa, kandi ngo yarananirwaga amaboko yamanuka bagatsindwa. Igihe kigeze Aroni na Huri barahaguruka, bahitamo kugira gute kumufata amaboko kugira ngo abayafatire hejuru ashobore kugira gute kurwana urugamba. Ndahamagara abantu bakorana na Pastor Esther, muze mufata amaboko ashobore guhagara muri uyu murimo, kuko ni impano, ubumenyi arabufite, muhata arabufite, ubwenge arabufite, and the sky is the limit. Haleluya. Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza, tugubwe neza rero, ibyishimo kuri twese. Shalom. Shalom.